ngo bubasha kukubohora itarebye ku bintu byose abantu bavuga. Uzi ko umuntu ashobora kukubaha mu mutima we ariko Imana itakureba nk'ubose, ahubwo umva wowe uboswe n'Imana, wowe Imana ireba ikabona ko umutima wawe ubose, ni wowe Imana ishaka. Kandi kugira ngo ikubohore n'imbere y'abantu ugaragare nk'umuntu wabohotse, n'imbere y'abantu ugaragare nk'umuntu wabohotse kuri buri kimwe, wabohotse ku bintu byinshi ariko hari kimwe cyakunanira. Ya bini stai gide fodre wabohotse kuri kimwe ikindi kiranga, ariko Yesu numwemerera akakubohora, akabohora umutima wawe. Hari ibintu uri butandukane nabyo, urabizi warabohotse, uravuga ati ngewe nakire Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye, hari ibintu ngomba kureka. Ariko hari n'ibindi ukora wiherereye. Nshuti yanjye, Imana yambwiye ngo aho abantu batareba mwicaranye, ijisho ry'Imana rirahareba, ngo ya yindi yo ijuru Imana yitegereza agashishi k'umukara mu ijoro ry'umukara, munsi y'ibuye ry'umukara. Umva hahandi mu mwishima aho abantu batareba, aho ngaho ngo haranira kuba ariho ugira ibyo utunganya. Kuko aho abantu barebaho bashobora no kukurebera mu ishusho y'ibyiza, ariko hari ibintu bitari byiza imbere y'Imana. Nshuti yanjye, ni umwaka w'imbabazi, ni umwaka wo kubohoka, ni umwaka Imana igiye kugiriramo abantu bayo imbabazi. Izi mbabazi ntizigucike. Uwiteka yantumye ngo nkubwire ngo aya masaha kubera umutima w'imbabazi Imana ifite. Iyo usomye Luka igice cya mbere 78 haravuga ngo kubw'umutima w'imbabazi Imana yacu ifite ni uzatuma umuseke udutambikira, ngo ukamurikira abicaye mu mwijima no mu gicucu cy'urupfu. Imana ishimwe. Uyu mutima w'imbabazi Imana yawe ifite, uyu mutima w'imbabazi Imana yacu ifite, niwe ugiye gutuma umuseke ugutambikira. Mbese mama, uyu museke uragutambikira gute? Nuko ugiye kwemerera Imana ibintu byose byari bigose umutima wawe, ibintu byose byari bitumye nawe ubwawe wiyumvamo kuboshe. Erega nubwo abantu batabibona kuboshe, ntabwo wayoberwa ko umutima wawe uboshe, ariko uyu munsi wemerera Imana, Imana ibohora umutima wawe. Amen. Haracyariho ibyiringiro yuko iyo igiti gitemwe cyongera gushibuka kikera imbuto nk'iza mbere. Dawidi yarabivuze muri Zaburi ya 30, arabivuga neza, aravuga ngo rega haracyariho ibyiringiro. Murongo wa 6 ngo n'iyi giti cyatemwa cyongera gushibuka kikera imbuto nk'iza mbere. Birashoboka ko wari waraboshwe kubera ko imbaraga ikubohora yari itarakugeraho, ndetse birashoboka ko hari imbaraga zari zikuboshe nawe ubwo utabizi. Muri ya karandi Imana yabanje kugeramo igacagaguriye imigozi yari kuboheyeyo. Uwiteka Imana mwemerere, ntabwo ari bukangwe n'amateka yahashize hawe, nari bukangwe n'ibintu bibi wanyuzemo, na nubwo ari bukangwe n'ahantu hakomeye cyane wagiye uca ukahagorerwa, ukahahurira n'ingorane zikomeye. We kubera ko atajya yibuka amateka kugira ngo atubabarire, ahubwo Uwiteka we ahagusanze niho agukiriza. Mwemerere wenyine gusa, abari uha umutima wawe, umubwira ati noneho nemeye kwihana, nemeye guhindukira. Nubwo hari ibintu byinshi byatumye umutima wanjye ugaragara nk'uboswe imbere y'Imana, ariko nibutse ko hakiri ibyiringiro. Nubwo nari naratemwe mu buryo bw'umwuka, akaba nta kintu na kimwe cyari kikiriho cyo kundengera, ariko menye ko Imana yacu yo ngo ifite umutima w'imbabazi wo kuturengera. Imana ihimbazwe. Amen. Uyu mutima w'imbabazi Imana ifite ngo niwe ugiye gutuma uyu museke ugutambikira. Mbese uyu museke ugiye kugutambikira bigenze ute? Nuko wemereye Imana cyane, ikaza mu rugo rwawe, ikaza mu bana bawe, ikaza mu nshuti zawe, muri fiansaye w'Imana igiye kuza kuko ifite umutima w'imbabazi. Nirangiza ngo ikurebere ibintu byari bikuboshe. Erega uraboshe. Amadeni nayo ajya kuboha, yakuboha bigatuma udasenga nk'uko bikwiriye. Amadeni arakuboha ukacinda inzira aho wanyuraga kubwa amadeni menshi, ukavuga ati noneho ntago ngifite guca muri karitsiye. Usigaye utaha bwije kubera umudayimoni wa nyirasafari, kandi ugataha ntacyo ucyuye. Umutima w'imbabazi w'Imana uje kukurenganura. Uyu mutima w'imbabazi w'Imana uje kugucira iyo minyururu. Mbese uyu mudayimoni wa nyirasafari ko ari we watumye wanga abantu ntacyo mupfa, kubera iki? Urimo urahamagara abantu ngo mungirire gutya, munkorere ibi, mumfashe ibi. Barakurambiwe. Ariko nshuti yanjye, nubwo bakurambiwe, ubundi ntago
b'ijambo ry'Imana kandi bakunzi ba Shalom TV hamwe bakunzi b'umusaraba TV, turabasuje mwese kandi turabaramukije mu bice muherereye mu by'isi, abari hafi na kure, amajyaruguru, amajyepfo, ibirasirazuba ndetse n'uburengera bwaryo, mwese turabasuje kandi tubifurije ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Aho muri bimeze bite, mumeze mute? Muri amahoro? Natwe aho turi turaho turashima Imana kandi umwami aracyaturinda, turacyahumeka mu bazima kandi turacyahumeka dushima izina ry'Uwiteka Imana. Aho ufite ibibazo bitandukanye, ufite ibigeragezo, twabwira ngo humura, haracyaye ibyiringiro yuko nawe wabivanwa. Manice ni muri Ararume Business Center iherereye i Kagugu, aho tubafitiye serivisi zitandukanye, tubafitiye jaride nziza cyane wacyurizamo ubukwe, ikindi kandi tubafitiye n'amacumbi. Ukeneye acumbi, ukeneye ahantu ho kuruhukira, twagutekerejeho tugufitiye icumbi ryiza cyane aho uryama ntumenye ko wigize ugira n'umunaniro. Ikindi kandi tubafitiye parikingi ihagije. Si ibyo gusa, dufite jaride dukirizamo ubukwe, dufite n'amasare ahagije kandi meza ku bantu bafite ibinyabiziga n'umugire ikibazo. Tubafitiye parikingi ihagije kandi ifite umutekano usesuye. Mutugane tubafashe rero ku bantu bakeneye amasare y'inama, ku bantu bakeneye aho bakorera amaniveriseri, ibirori bitandukanye. Mwese twabatekerejeho kandi ntimugire ikibazo. Ku bantu bifuza gutwikurura aho umukobwa yambarira, aho umusore yakwambarira, mwese twabatekerejeho turahabafitiye kandi twongeye nanone dutanga poromosiyo. Bifuje ko twakongeraho nk'amezi nk'abiri ya poromosiyo twavugaga y'umwaka igikomeje. Mutugane tubafashe rero. Kubifuza ibindi bisobanuro turabaha nimero, muhamagare mufate ikaramu bikiri kare kugira ngo mbaye atagira umubare n'umwe ubacika. Reka nze nyirebe, ndabona ndi kuyibura, mwihangane rwose. Yes, mutugane tubafashe rero. Dufite wireless inyaruka cyane ku bantu batuganya hano, tuba password mugakoresha connection igihe mutangije akazi mukagasoza kandi imirimo yose ikagenda neza. 0788 77450, 0788 77450 ahari kugira ngo abafashe. Ni manager Ararume Business Center. Imana ibahe umugisha. Ndi kumwe n'umukozi w'Imana, Evangelist Prophet Joseline. Joseraho neza? Makuru ongera kujiho gatoya, ndabize kuzi kuvuga cyane. Biraza kuza. Ntabwo uracaginga neza? Oya, nta kibazo n'ubundi mfite nuko mfite umusarara, ariko biraza kugenda biza. Umwuka wera ari bushyigikire bigende neza. Amen. Amen. Imbaraga z'Uwiteka Imana ziguhanga, umwuka w'Imana ukubeho mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Kandi kwatuyeho ntabwo ari blague. Ndumva ndi mu mavuta nanjye. Amavuta yawe ndayemera. Urayemera? Imana iguhe umugisha. Amen. Umeze neza ariko? Ndashima Imana. Twari tuburanye. Maze iminsi ntaboneka, ariko Imana ishimwe ko nagiye kuboneka. Imana tuyihaye icyubahiro ko twongeye kubonana tutishwe n'ibyaniko. Abizera bajya ngo dushimye Imana ko yongeye kuduhuza tutishwe n'ibyaha. Natwe dushimye Imana ko ibiga umuntu ari byinshi, ariko Imana iciye akanze abantu kongera bakabonana abarishimwe ry'Imana. Nuko tugwahire kaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ndi kumwe na Theoneste kuri kamera. Amashusho babona akeye neza, bamenye ko ari Theoneste. Ku bantu bafite amakwe ntibazabura ubwenge, bazamusanga bakorera ubukwe ku ishusho nziza. Sibyo Theo? Yego. Theoneste ntirenganya. Shalom video. Yes. Murakoze cyane rero. Turi kumwe na Joseline nkuko mwabibonye, ne tugiye kuganira mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ariko kandi mbere yuko tuganira tugira ngo tumusabe amanze asenga Imana. Ubu twinjiye mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ni karibu. Nami Imana yacu nziza, Imana ise w'umwami wacu Yesu Kristo, turagushimye. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Kandi nanone tugushimiye uburinzi bwe bukomeye ushyira kuri twebwe, uko bwije n'uko bukeye tugenda tubona ineza yawe. Turakwinginze ngo uzubane natwe muri iki kiganiro, n'abari twebwe, imbaraga y'Imana igaragarire muri twebwe. Haleluya. Ushyigikire jewe, ushyigikire n'abakozi bawe nabo bari kuri kamera. Ubashyigikire twese hamwe duhabwe umugisha n'Imana. Kandi nanone ntiwirengagize abakunzi b'ijambo ry'Imana, abadukurikiranye ndetse n'abazadukurikira bakumva iki kiganiro.
umugisha w'Imana ube mu ruhande rwabo cyane. Birashoboka ko hari abakurikiye iki kiganiro barwaye batameze neza, imitima yabo idatuje, ariko n'abasengeye kubw'imbabazi z'Imana, ukuboko kwiza kw'Imana kubakoreho. Ababuze amahoro bahabwa amahoro n'Imana, bari babuze ibyishimo bakira ibyishimo, kuko muri Yesu harimo byose. Abari barwaye ndetse n'abarwaje bakire gukira. Umuntu wese uzumva iki kiganiro ndetse n'uri kucyumva, hagaragara impinduka ku buzima bwe ndetse n'ubuzima bwabe. Urakoze kuko ugiye kubana natwe ukadushyigikira, kandi imbaraga y'Imana ikagaragarira muri twebwe mu izina rya Yesu. Amen. Jose, urakoze cyane, kandi Imana iguha umugisha ku isengesho ryiza udusengeye. Nahoze ntangira mvuga ko tumaze iminsi tutabonana, ntabwo nzi ibyo wari uhugiyemo, ariko bye byose birahari. Bw'ino minsi nibwo twumvishe inkuru y'incamugongo y'uko umushuti wawe, umukozi w'Imana, mugenzi wawe, nzi ko mfite amakuru ko ari umushuti wawe, yagize ibyago, umugabo we yitabye Imana. Iyo nkuru yakugezeho yakiriye gute? Ngira ngo uravuga Pastor Mutesi. Yego. Iyo nkuru yangezeho, ariko ntabwo yanejeje. Narababaye cyane bikomeye. Sinzi uburyo nabivuga, ariko by'umwihariko banje kwihanganisha Pastor Mutesi. Rwose nakomere, twifatikanije nawe mu mubabaro afite, ndamwumva cyane. Imana imuha imbaraga nizakwiriye kugira ngo mube hafi. Pole y'Imana ibanze ibe ku mutima we, kugira ngo pole njyewe ndi bumuhe izari ya kabiri, kuko Imana niyo igeraho abantu batagera. Imana igera mu mutima, komora inguma, ndetse ikibagiza n'imibabaro y'abantu. Ndetse n'umuryango buriya mu nyakwigendera Rusagara nabo rwose Imana ibafashe, ibaha imbaraga z'umutima cyane, kugira ngo mubashe gukomera. Nubwo bitoroshye kubura umuntu nkuriya, ni ikintu gikomeye cyane gishenjagura imitima ya benshi, ariko mukomere, kandi twifatikanije namwe mu mubabaro. Imana niyo yomora inguma, Imana ibaha imbaraga zo gukomera mu gihe nk'iki kitoroshye. Rero n'abakunzi ba Pastor Mutesi bose, nanjye ndimo, ndavuga nti Imana nibanze ibaha imbaraga zo gukomera, kuko ni inkuru y'incamugongo itoroshye, ariko kuko mu isi ariko bigenda, twese ni wabo wa twese. Ndababwiye ngo nimukomere, kandi mukomere, Imana ikomeze imitima yanyu. Kandi nanjye Joseline mbahaye pole, mukomere, twifatikanije namwe mu mubabaro utoroshye, ariko Imana irahari kugira ngo ibafashe, ibambike imbaraga, kugira ngo natwe icyo ngiye musabira Rusagara ni ukugira iherezo ryiza, kuko natwe ni wabo wa twese, niyo tuzajya cyangwa ngo tuzabane muri paradiso. Yego. Uravuze ngo icyo sabira nyakwigendera Rusagara no kugira iherezo ryiza. Ese kubimusabira umunsi byaba bifite agaciro, ntiwakagombye kuba yarabimusabiye mbere? Iyo umuntu yapfuye ntiba byarangiye? Kuba yapfuye bikaba byarangiye, yapfuye Bibiliya irabivuga, imirimo yakoze igenda imuherekeje. Ariko ngewe shingiye ku mateka ye, abaririmbyi baramuzi, aririmbanye muri korali Hoziyana. Hari imirimo ubundi umuntu aba yarakoze akiri mu isi, twe dushingiraho tumwifuriza iherezo ryiza. Iyo mirimo rero niyo shingiraho mvuga ngo Imana imuhe iherezo ryiza. Yego. Wowe urabyumva kabiri, Imana imuhe iherezo ryiza, cyane yuko ni umuririmbyi muri korali Hoziyana, nubwo yari amaze iminsi aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi Hoziyana ibarizwa ku mudugudu uteraniraho. Ku mudugudu uteranaho iriya nkuru mwayakiye muti, by'umwihariko kuri mwebwe? Ni inkuru yatubabaje twese, abantu b'i Nyarugenge twababajwe n'inkuru mbi nk'iriya y'incamugongo, ariko Imana niyo yomora inguma. Twizeye Imana ko izadufasha, umuntu wese akagenda akomera. Yego. Uwakomeretse wese kubw'umuvandimwe Rusagara, ni ukuri namubwira ngo pole, Imana ibuha imbaraga zo gukomera. Pastor Mutesi yabuze uwo bagiye kubana, tuvuge ko yabuze umugabo we. Hari abantu bari kumuha pole nk'ukuri kumuha pole, ariko hari n'abantu bameze nk'abamuhagurukiye. Nihe message utanga kugira ngo twitange ikiganiro cyacu, ko Mutesi umva ko atorohewe muri no minsi? Uramugiye inama, uramufasha mu buryo ibyo byose ari buze kudukurikira?
inama nagira Mutesi namubwira ngo nakomere, kubera ko buriya Uwiteka niwo ukomeza imitima. Kandi ikindi namubwira ngo ntiyite ku byo abantu bavuga. Umuntu wese avuga uko abyumva bitewe n'ikibaye, ariko ikintu cya mbere namugiraho inama muri ibi bihe ni uguceceka, akumva ariko agaceceka, kugira ngo nabashe kwisobanura. Niwe wakunze kubivuga cyane ngo iyo wisobanuye, usanga akenshi iyo wisobanuye ukiri mu kibazo urisobanya cyangwa ukisobanura nabi. Ntacyo afite cyo kwisobanura kuri ibi, ahubwo hari Imana iri mu ruhande rwe. Ikindi namubwira naharanire ko Imana yo imwemera, kandi ndabizi neza cyane burya abantu inshuti zidukurikiye tujye twitondera ibyo tureba cyangwa se ibyo twumva, kuko isano iri hagati y'umuntu n'Imana izwi n'Imana yonyine. Izwi n'Imana yonyine. Njyewe ntabwo wabasha kumenya uwo ndi we, ariko Imana iri muri jyewe ibana nanjye, ikorana nanjye, izi uwo ndi we. Pastor Mutesi komera, turagukunda cyane, n'Imana iragukunda, ibyo ndabizi rwose. Imana iragukunda kuko ibyo abantu bareba si byo Imana ireba. Imana ifite uko ikubona. Haranira ko Imana uko ikubona igomeza kukubona ko no mu gihe uri mu kibazo, kugira ngo izabashe kukigusohoramo udahungabana. urakoze cyane Joseline, ntago turirwa dutinda. Noneho reka dutangire ikiganiro cyo twinjira mu ijambo ry'Imana no mu butumwa Imana yaguhaye, cyane ko tudaherutse kubonana. Ibyo byose Imana yaguhaye impamba ihagije iraduhasa. Reka tukumwanya rero ukomeze kumwuka akuyobora. Yego, murakoze ku mwanya. Imana ibahe umugisha. Nk'uko bisanzwe topiki ya buri munsi mu bantu bose duhurira kuri zicano tuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ni ijambo ry'Imana n'ubundi niryo mbazaniye. Ariko iyo njya kuza mba nabanje gusenga, Imana ikamfunyikira cyangwa igatekera impamba nzanira abakunzi b'ijambo ry'Imana. Uyu munsi nzanye ijambo rivuga ngo nubwo amaboko yawe ananiwe, hari amaboko aje kugufata. Imana ishimwe. Nubwo amaboko yawe ananiwe, n'amaboko y'abari bagufashe akaba ananiwe, hari amaboko y'Imana aje kugufata. Kandi ayo maboko aje kugufata ndibwira ko aruta andi maboko yose, kuko ayo maboko yose yagufashe hari igihe cyageze arananirwa, ariko amaboko y'Imana ntiyananirwa mu ruhande rwawe. Niyo mpamvu Imana yongeye kukwibutsa ngo hari amaboko aje kugufata, andi yaragufite yarakurekuye, ariko ay'Imana araje ku buzima bwawe. Amen. Nanone kandi nzanye ubundi butumwa buvuga ngo nubwo ubona ko uboshye hari imbaraga ibohora. Nubwo ubona ko uboshye hari imbaraga ibohora. Iyo mbaraga ibohora nta yindi ni ya Kristo. Iyo umwemereye akaba mu ruhande rwawe, agatura mu buzima bwawe, Yesu arakubohora, akabohora no mu gisekuru, akabohora no muri kavukire zacu, akabohora n'abana banyu n'abana bacu. Yesu arabohora ngo akagera na hahandi aho bita ku gicumbi cy'umuryango. Aho ngaho Yesu yabohora ahera mu mizi, kugira ngo ubashe gukura cyangwa kumera kwawe bizagire ikimero cyiza kitarimo kwangirika ibyo uzahura nabyo. Imana ishimwe. Amen. Yesu yakubohoye ngo hari ibintu acagagura. Yesu yaratubohoye adutandukanya na karande. Yesu atubohoye adutandukanya n'ibintu byose byari byarabaye ibiduherekeza ku buzima bwacu. Tekereza iyo Yesu ageze mu muryango akabohora, ugakora mariage mu muryango w'abantu 10 cyangwa 20, nta wundi muntu wakoze mariage. Yesu aba yaciye karande, aba yakubohoye. Najya nkubwire ngo nubwo amaboko y'imiryango yarakuboshye, hari amaboko y'Imana aje kukubohora. Imana ishimwe. Amen. Kandi nanone ikindi Uwiteka yantumye ngo mbabwire ngo dore umuntu wese afite uburyo aboshyemo atarazi. Ubwo buryo uboshyemo utaruzi, umaze igihe ufite umudayimoni ukugenda aho bita nyirasafari. Ushobora kwibaza atese umudayimoni bita nyirasafari nini? Imana idufashe cyane. Ndaje nkubwira uwo mudayimoni bita nyirasafari, abagabo baramugira, abakobwa baramugira, abasore baramugira. Mudayimoni witwa nyirasafari utuma uzinduka buri gihe ukagenda udafite aho ugiye.
uwo ni umudayimoni bita nyirasafari. Urazinduka mu gitondo ukavuga ati noneho umugore ndamuha iki, abana se nibansaba amakaye biragenda ute, ugaheka ibaga nk'ugiye guhaha kandi ntawe ufite ugiye. Haleluya. Ariko Imana yambwiye ngo uyu munsi irashaka guca umudayimoni bita nyirasafari ku buzima bw'abantu benshi. Wowe unkurikiye ntabwo byumva. Uzi umudayimoni witwa nyirasafari ukuntu mugendanye imyaka myinshi ugakora ingendo zitateganyijwe. Uzi ukuntu umudayimoni witwa nyirasafari uhorana isafari itarangira, niyo ubuza aho ujya ukoresha uko ushoboye kwirirwa usirikira muri karitsiye. Uwo mudayimoni witwa nyirasafari Imana yaje kumuca ku buzima bwawe kuko amaze igihe agutwaje igitugu. Imana yambwiye ngo mbahire itangazo, mwebwe mudukurikiye, nyirasafari yababanye. Nyirasafari umaze igihe ugendana nawe. Umukobwa ufite umudayimoni witwa nyirasafari akora ingendo zitateganijwe no mu gihe adafite akazi, igitondo cyose azinduka yimakiya akagenda adafite iyo agiye, akirirwa zerera aho batamuhamagaye, aho atatumiwe. Uwo ni umudayimoni ukugendaho witwa nyirasafari. Imana yantumye ngo nkubwire ngo uwo mudayimoni witwa nyirasafari Imana ije kumuca ku buzima bwawe. Amen. Mudayimoni witwa nyirasafari atuma abagore birirwa bagenda, akava mu rugo rwa mugenzi we akicara mu rwundi, bakavuga runaka na runaka, bakajya mu rundi nanone naho akavuga. Uwo mudayimoni witwa nyirasafari utuma uticara mu rugo rwawe ukirirwa ugenda mu ngo z'abandi bantu, ngo ni umudayimoni witwa nyirasafari. Imana yambwiye ngo uyu munsi irashaka kugutandukanya n'umudayimoni witwa nyirasafari. Nyirasafari ni ingendo zitateganijwe, ingendo zidafite inyungu ku muryango wawe, ingendo zidafite inyungu ku buzima bwawe. Byonyine gusa ukavuga ati ngewe niyo niriwe mu rugo mba numva nabirambiwe, ndaryama nkananirwa. Inshuti yanjye, wikora ingendo zitateganijwe, ahubwo kora ingendo zirimo inyungu ku buzima bwawe ndetse n'umuryango wawe n'ahazaza hawe hakubera inyungu ku bw'urwo rugendo. Ariko nyirasafari Imana ije kugutandukanya nawe kuko muri benshi mugendana na mudayimoni wa nyirasafari mutamuka. Harabini star gide vodra, ngo uyu mudayimoni witwa nyirasafari azengereje abasore benshi, ngo benshi ntibakijya gushaka akazi, ngo benshi ntibagifata umwanya wo kuvuga ngo nubwo niza akaba nta kazi mfite bitewe nuko hari ibintu bitarakunda, ngo nanjye mbona akazi k'ibyo nigiye najya gukora ikiyede, nafata ikarayi, nafata umwiko, hari ikintu nakora. Uwiteka yakuntumyeho yambwiye ngo ahubwo wavuye mu byakugirira umumaro, uri mu gihe cyo kuyoborwa n'umudayimoni bita nyirasafari. Imana yambwiye ngo nyirasafari uhora ku buzima bwawe, uyu munsi kuri iki kiganiro Imana ije guca umudayimoni witwa nyirasafari ku buzima bwawe. Imana idufashe cyane. Amen. Uyu mudayimoni witwa nyirasafari ngo iyo afashe umuntu ntabwo abimenya, agufata gakeya cyane ngo ugatangira wumva ari ibintu bisanzwe, waba uryamye ukananirwa, waba wari ufite ahandi hantu uri bujye, bari kuzi kugira umudayimoni witwa nyirasafari ukaba umushomeri ku bintu byose. Nyankunda kubibwira abantu, mwe kuba abashomeri mu bintu by'Imana. Niba n'akazi utagafite wagerageza ugafata umwanya wo gusenga, ukareka kubana na nyirasafari utabizi. Nyirasafari ntabwo mwabana uri musenga, nyirasafari ntimwabana ufite akazi. Uyu mudayimoni ngo afata umuntu udafite ibihe by'akazi, ntagire n'ibihe byo gusenga, ahubwo akitwa inzererezi mu buryo bw'umwuka. Ugahora uzenguruka udafite aho ugiye, ukagaruka ntacyo utahanye. Umva, uyu mudayimoni witwa nyirasafari ngo arabaruhije muri benshi. Mwebwe mudukurikiye mubyandike muri komenti. Ndagira ngo Uwiteka Imana wabantumyeho ni ukuri yambwiye ngo kandi ubwo antumye mpaye n'imbaraga zo gusenga ngo mudayimoni witwa nyirasafari ave ku buzima bw'abantu bamaze igihe batwawe n'izo mbaraga zirimo zibagenda. Urabizi ukuntu utaka umugoroba unaniwe, urabizi ukuntu utaha wananiwe rwose, wumva unaniwe, imbaraga zigushiranye, nta n'icyo utahanye, ahubwo ngo umudayimoni witwa nyirasafari akabije kuzengereza ubuzima bwa benshi. Ariko hashimwe Imana igiye kubatandukanya n'uwo mudayimoni bita nyirasafari. Imana idufashe cyane. Amen. Amen. Kandi nanone Uwiteka Imana yambwiye ngo mbabwire ngo dore ni igihe umuntu wese akwiriye kumenya, mbese ni igihe cyo kuvuga ibintu byose cyangwa ni igihe cyo kugira ngo tumenye ibyo dukwiriye kuvuga n'ibyo dukwiriye kureka. Ese wakibaza ngo ni ibice ukwiriye kuvuga, ni ibice ukwiriye kureka? Uwiteka yambwiye ngo mureke amagambo yamanzwe, mugerageze muvuge ibintu bifite ukuri kwinshi, kandi mugerageze no gukiranuka mu byo muvuga n'ibyo mukora, ngo kuko abantu batinze mu magambo yamanzwe, ngo nabyo bitewe n'umudayimoni wahinduye abantu inzererezi no mu mivugire. Ese wakibaza ngo inzererezi mu mivugire ni iki? Ni igihe cyose uvuga ibintu bidakwiriye
imbere y'abantu. Ni igihe cyose intekerezo zawe zitagisa n'iza mbere, ngo hari ibintu byahindutse mu ntekerezo zawe. Wowe unkurikiye uriyizi kandi uriyumva, njye sinakumenya ariko Imana irakuzi. Yambwiye ngo gerageza uwe kuba nk'uko isi gushaka, ahubwo ubu ko Imana yaguhamagaye gushaka. Amen. Imana ishimwe cyane. Kandi ngo iki gihe ubwo umuntu wese arimo yivugira ibyo yiboneye, ngo nanone n'igihe urobanura amagambo, umenya ibyo mukwiriye kuvuga, ugenzura imitima, uwumviriza amatwi ni Kristo, ngo niwe umenya intekerezo zanyu. Yambwiye ngo ni igihe nawe arimo arashungura amagambo murimo muvuga, kugira ngo amenye ijambo rizima ndetse n'irikwiriye. Ubundi Salomo we yarabyanditse aravuga ngo umunyabwenge arumva agatinda gusubiza. Imana idufashe cyane. Mbese ntago byumvise? Ndumva byumvise kandi ndimo ndakureba, ndabona ubyumvise. Ene wiritaya ziminiyasadre, ndabona ubyumvise. Utimara kubyumva hindura intekerezo, kuko uyu mwuka w'Uwiteka ukuri imbere kugira ngo ukubwire. Nyuma y'ibyo hari iyindi mbaraga izaza kubikumvisha. Imana idufashe cyane. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Imana idufasha cyane. Yesaya ibice byaho 61 murongo waho, turahera ku murongo waho wa mbere. Reka twumve uko havuga. Umutwe w'amagambo uravuga ngo umwuka w'Uwiteka azagira umwaka Uwiteka azagiriramo imbabazi. Imana idufashe cyane. Umwuka w'Umwami Imana ari kuri jye, kuko Uwiteka yansize amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza. Yantumye kuvura abafite imvune mu mitima, no kumenyesha imbohe ko zibohowe, no gukingurira abari mu nzu y'imbohe. Amen. Kandi yantumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka, n'umunsi Imana yacu izahoreraho inzigo. Amen. Imana ishimwe cyane. Wowe udukurikiye, wowe ukunda ijambo ry'Imana, wowe ukurikiye ijambo ry'Imana, Bibiliya iratubwiye ngo umwaka Uwiteka Imana yacu izagiriramo imbabazi. Umwaka Uwiteka Imana yacu izagiriramo imbabazi zo kubohora imbohe. Twavuze ngo kandi uyu ni umwaka cyangwa se ni igihe Imana yo mu ijuru igiye kugucira karande zo mu miryango aho tuvuka, aho uvuka iyo ngiyo ngo ikazica, ngo ihereyemo hasi, ngo igahera mu gisekuru ikagenda ikiza karande. Ngo ariko izi karande se igiye kuzicira bande? Mbese izi karande ni bande igiye kuzikuraho? Imana yambwiye ngo mbabaze ngo mbese urabizi neza ko ufite karande, cyangwa ujye ubyumva ntago bisi? Umva izi karande ufite ukuntu ziteye. Ufite karande iyo mu buryo bwo kumva ko igihe cyose warwanya umuntu wese uteye imbere. Ufite karande yo kumva ko igihe cyose udashoboye gukora abakora utazabaha agaciro. Uwiteka yambwiye ngo nkubwire ngo nayo ni karande, nubwo utazi izina ryayo, ngo iyo karande uyiterwa nuko umutima wawe utigeze ugira ibyiringiro byo kumva ko nawe ubwawe icyizere wigiriye cyabasha kuguhesha icyo utabasha kwigezaho. Imana idufashe cyane. Uwiteka aravuze mu ijambo rye ngo umwaka Uwiteka azagiriramo impuhwe, umwaka Uwiteka azabohoreramo imbohe, ngo Uwiteka yansize amavuta ngo kugira ngo mbwirize abagwaneza. Uwiteka kuntumye kugira ngo nkubwirize aya magambo ye, ngo kandi uyu ni umwaka Uwiteka aje kugiriramo imbabazi. Ngo izi mbabazi Uwiteka aje kugira ngo azazigirira imbohe, kandi azazigira abantu baboshe. Niba wari uboshe, ufite ibintu byinshi bikuboshe, umutima wawe uraboshe, mutima waboshwe n'amagambo, uboshwe n'urusaku, mutima waboshwe n'ishyari, mutima waboshwe no kutanyurwa, mutima waboshwe n'ibintu byinshi bitandukanye. Ariko Uwiteka Imana yambwiye ngo uyu ni umwaka w'imbabazi ku bantu bemera guca bugufi. Imana ije kubababarira, kandi nanone ku bantu bemera kuyicira bugufi bakongera kwatura intege nke zabo. Imana
yiteguye kongera kubaha imbaraga, ngo izi mbaraga nta zindi, izi mbaraga nta handi wazikura. Ni igihe cyose mu bintu byose urimo wemerera Imana mu mutima wawe ukayibwira ngo ndabizi nubwo nzewe imbaraga zanjye zashira, hari imbaraga zitajya zishira. Amen. Imana idufashe cyane wowe udukurikiye, ngo kandi ngo dore ngo ni umwaka ngo Uwiteka azaza kubohorera imbohe, ngo akazibwira ko zibohowe. Uwiteka agiye kukubohora, ntabwo uboshe ari byo abantu barebesha amaso yabo y'umubiri, ahubwo uraboshe mu buryo bw'umwuka. Uzi yuko uri imbohe, uzi uko ugenda ari kuboshe, uzi uko uririmba kandi uboshe, uzi uko uri umuvugabutumwa ari kuboshe, uzi uko waba pasiteri uboshe, uzi ko waba umuntu runaka ukomeye udasanzwe ariko uboshe. Uwiteka aje kubohora umutima wawe, kuko uyu mutima umaze igihe uboshe. Ikimenyetso cy'uko uboshe nta mahoro ufite mu mutima, ikimenyetso cy'uko uboshe nta byishimo ufite. Uzi yuko uboshe no mu gihe ibikunezeza byakabaye biri kumwe nawe bikuri uruhande. Ufite amafaranga, ufite ubutunzi, ufite abana, ufite umugabo, ufite umugore, ufite byose, ariko umutima wawe urushaho kenshi kubura amahoro. Imana yambwiye ngo nta kindi kikubujije amahoro, nuko ukiboshe. Emerera Imana ibohora umutima wawe, emerera Imana ibohora umutima wawe. Imbaraga y'umwuka wera nikugeraho, hari ibintu biri bubohoke ku buzima bwawe. Iyi mbaraga y'umwuka wera bayikurahe? Ni igihe cyose wemereye Imana igatura mu buzima bwawe, ni igihe cyose wemereye umwuka wera akaza akakuyobora. Gerageza we kuyoborwa n'umubiri, kuko uyu mubiri Pawulo yarabivuze, aravuga ngo abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana by'ukuri. Niba uri umwana w'Imana, niki gituma uririmbana n'umuntu utamwiyumvamo? Niki gituma ufite inshuti ariko utaziyumvamo? Niki gituma urushaho kurwanya mugenzi wawe kandi umwuka w'Imana avuga ngo abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana by'ukuri? Mwuka wera ntiyatuma undwanya, mwuka wera ntiyatuma nkurwanya. Emerera umwuka wera aza kuyobore papa, emerera umwuka wera aza kuyobore wa musore we. Niki gituma utemera kubohoka? Kandi uyu ari umwaka wo kubohoka, kandi uyu ari umwaka wo kugirirwamo imbabazi. Ni umwaka Imana ije kukugirira imbabazi, ariko emerera Imana. Wiristaya binestayigide, emerera Imana izibohora umutima wawe, emerera Imana izibohore ingingo zawe. Ingingo zawe ziboshe ntabwo ubasha gutambuka. Iyo ufite urugingo rudakora neza, hari ibintu byinshi byangirika, ariko Uwiteka yambwiye ngo mbamenyeshe ko ari umwaka Uwiteka aje kugiriramo imbabazi. Amen. Ngo kandi nanone ni umwaka Uwiteka aje kubohoramo izi mbohe. Ngo kandi ngo mbamenyeshe ko ari umwaka w'impuhwe. Uyu mwaka w'impuhwe z'Imana, uyu mwaka wigucika udafashemo izi mbabazi, uyu mwaka wigucika udafashemo uyu munezero. Izi mbabazi z'Imana ngo iyo tubabariye ibya kera byose biba birangiye. Imana ntigira inzigo n'inzika, iyo kubabariye ntabwo igucurira. Twagiye dusaba bagenzi bacu imbabazi, uyu munsi ukambabarira, nakongera kuzigusaba ukavuga atari ko burya rero ndabona ukabije kumenyera imbabazi ukazinyima. Ariko nshuti yanjye, ndashima Yesu utanga imbabazi ntagire inzigo. Ndashima Yesu ufite kukubabarira, niyibuke ibya kera byawe, kuko bahindutse icyaremwe gishya muri Kristo Yesu. Humura, ntabwo azagucyurira bya bindi byose wanyuzemo, ahubwo uyu munsi wumvishe iri jambo, ni igihe cyo guca bugufi ukongera kubwira Imana ngo ndabizi neza narimbo ibikuboshe. Urabizi kuboshywe n'ubujura, urabizi ko ubusambanyi bwakuboshe, ubusinzi bwarakuboshe, urabizi ingeso nyinshi abantu batazi, wowe urazizi zikuboshe. Uwiteka Imana yakuntumyeho ngo ni igihe ukwiriye kubohoka, kugira ngo nawe ubashe kwakira umunezero mu mutima. Mbese uzanezerwa gute hari ibintu bibangamiye umunezero wawe? Mbese uzishima gute hari ibibangamiye ibyishimo byawe? Ariko ndavuga nawe ngo ni igihe Uwiteka agiye gucingura inzu z'imbohe ku buzima bwa buri muntu wese wemera kubohoka. Ni wowe wenyine gusa ufite urufunguzo rwo kwemera ngo ndashaka kubohoka. Emerera Imana ko ushaka kubohoka, Imana ikubohore. Amen. Kandi iyi Imana irakubohora
ngo ifite ubutware ndetse n'ubushobozi. Ubu bushobozi bw'Imana ngo bubasha kukubohora itarebye ku bintu byose abantu bavuga. Uzi ko umuntu ashobora kukubaha mu mutima we ariko Imana itakureba nk'uboshe, ahubwo umva wowe uboshwe n'Imana, wowe Imana ireba ikabona ko umutima wawe uboshe, ni wowe Imana ishaka. Kandi kugira ngo ikubohore n'imbere y'abantu ugaragare nk'umuntu wabohotse, n'imbere y'abantu ugaragare nk'umuntu wabohotse kuri buri kimwe, wabohotse ku bintu byinshi ariko hari kimwe cyakunanira. Yabini stai gide fodre, wabohotse kuri kimwe ikindi kiranga, ariko Yesu numwemerera akakubohora, akabohora umutima wawe. Hari ibintu uri butandukane nabyo, urabizi warabohotse uravuga ati ngewe nakire Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye, hari ibintu ngomba kureka. Ariko hari n'ibindi ukora wiherereye. Nshuti yanjye, Imana yambwiye ngo aho abantu batareba mwicaranye, ijisho ry'Imana rirahareba. Ngo ya yindi yo ijuru, Imana yitegereza agashishi k'umukara mu ijoro ry'umukara, munsi y'ibuye ry'umukara. Umva hahandi mu mwijima aho abantu batareba, aho ngaho ngo haranira kuba ariho ugira ibyo utunganya. Kuko aho abantu barebaho bashobora no kukurebera mu ishusho y'ibyiza, ariko hari ibintu bitari byiza imbere y'Imana. Nshuti yanjye, ni umwaka w'imbabazi, ni umwaka wo kubohoka, ni umwaka Imana igiye kugiriramo abantu bayo imbabazi. Izi mbabazi ntizigucike. Uwiteka yantumye ngo nkubwire ngo aya masaha kubera umutima w'imbabazi Imana ifite. Iyo usomye Luka igice cya mbere 78 haravuga ngo kubw'umutima w'imbabazi Imana yacu ifite, ni uzatuma umuseke udutambikira ngo ukamurikira abicaye mu mwijima no mu gicucu cy'urupfu. Imana ishimwe. Uyu mutima w'imbabazi Imana yawe ifite, uyu mutima w'imbabazi Imana yacu ifite, niwe ugiye gutuma umuseke ugutambikira. Mbese mama, uyu museke uragutambikira gute? Nuko ugiye kwemerera Imana ibintu byose byari bigose umutima wawe, ibintu byose byari bitumye nawe ubwawe wiyumvamo kuboshe. Erega nubwo abantu batabibona kuboshe, ntabwo wayoberwa ko umutima wawe uboshe, ariko uyu munsi wemerera Imana, Imana ibohora umutima wawe. Amen. Haracyariho ibyiringiro yuko iyo igiti gitemwe cyongera gushibuka kikera imbuto nk'iza mbere. Dawidi yarabivuze muri Zaburi ya 30, arabivuga neza, aravuga ngo rega haracyariho ibyiringiro. Murongo wa 6 ngo n'iyo igiti cyatemwa cyongera gushibuka kikera imbuto nk'iza mbere. Birashoboka ko wari waraboshwe kubera ko imbaraga ikubohora yari itarakugeraho, ndetse birashoboka ko hari imbaraga zari zikuboshe nawe ubwo utabizi. Muri ya karandi Imana yabanje kugeramo igacagagura iyi migozi yari kuboheyeyo. Uwiteka Imana amwemerere, ntabwo ari bukangwe n'amateka yahashize hawe, nari bukangwe n'ibintu bibi wanyuzemo, nta nubwo ari bukangwe n'ahantu hakomeye cyane wagiye uca ukahagorerwa ukahahurira n'ingorane zikomeye. We kubera ko atajya yibuka amateka kugira ngo atubabarire, ahubwo Uwiteka we aho agusanze niho agukiriza. Mwemerere wenyine gusa, abari uha umutima wawe, umubwira ati noneho nemeye kwihana, nemeye guhindukira. Nubwo hari ibintu byinshi byatumye umutima wanjye ugaragara nk'uboswe imbere y'Imana, ariko nibutse ko hakiri ibyiringiro. Nubwo nari naratemwe mu buryo bw'umwuka, akaba nta kintu na kimwe cyari kikiriho cyo kundengera, ariko menye ko Imana yacu yo ngo ifite umutima w'imbabazi wo kuturengera. Imana ihimbazwe. Amen. Uyu mutima w'imbabazi Imana ifite ngo niwe ugiye gutuma uyu museke ugutambikira. Mbese uyu museke ugiye kugutambikira bigenze ute? Nuko wemereye Imana cyane, ikaza mu rugo rwawe, ikaza mu bana bawe, ikaza mu nshuti zawe, muri fiyansaye w'Imana igiye kuza kuko ifite umutima w'imbabazi. Nirangiza ngo ikurebere ibintu byari bikuboshe. Erega uraboshe. Amadeni nayo ajya kuboha, yakuboha bigatuma udasenga nk'uko bikwiriye. Amadeni arakuboha ugacinda inzira aho wanyuraga kubw'amadeni menshi, ukavuga ati noneho ntabwo ngifite guca muri karitsiye. Usigaye utaha bwije kubera umudayimoni wa nyirasafari, kandi ugataha ntacyo ucyuye. Umutima w'imbabazi w'Imana uje kukurenganura. Uyu mutima w'imbabazi w'Imana uje kugucira iyo minyururu. Mbese uyu mudayimoni wa nyirasafari ko ari we watumye wanga abantu ntacyo mupfa? Kubera iki?
urimo urahamagara abantu ngo mungirire gutya munkorere ibi mumfashe ibi, barakurambiwe. Ariko nshuti yanjye, nubwo bakurambiwe, ubundi ntago uri mu nshingano zo kugira ngo runaka gufashe, runaka kugirire neza. Oya, wakugiriye neza Imana imuha umugisha, n'utarakugiriye neza mubabarire, kuko ntago ari mu nshingano zo kukwitaho. Ufite inshingano zo kutwitaho ni Kristo. Amen. Ngo Yesu wenyine niwe ufite ubutware. Umuririmbyi ijana na 20 yarabivuze, aravuga ngo ubwo Yesu adapfa njye singipfuye, njye na Yesu turi umwe. Arongera aravuga ngo kandi yarashunguye ngo mbuwe niko kunyishingira. Amen. Mbese waba waribagiwe ko umwishingiza ari Yesu? Niyo mpamvu utinze ku bavandimwe bakwanze. Waba waribagiwe yuko umwishingiza ari Yesu, kuko niwe wagushyize ku isi ngo agukurikirane. Turacyari mu nshingano zo kurindwa n'Imana ndetse no guhabwa umugisha n'Imana. Niyo mpamvu ibyo ushakiye ku bantu kenshi bitajya bikunda, ariko babarira abo bantu kuko ntago bari mu nshingano zo kukwitaho. Nshuti yanjye, Yesu naguta uzaboro guvuza induru uvuga ati ndapfuye, kuko Yesu mutari kumwe. Ariko abantu bagiye, inshuti zakuretse, hanga amaso kuwiteka, kuko niwe no mu rupfu mujyana. Imana idufasha cyane. Ngo kubw'umutima w'imbabazi Imana yacu ifite, Yesaya yanditse aravuga ngo nicyo gitumye yari umwaka w'imbabazi Imana igiye kuziramo, nicyo gitumye yari umwaka wo kubohoka, nicyo gitumye yari umwaka indukizi igiye kuruhurwa n'Imana. Ngo uyu mwaka Imana ije kukubohoreramo. Nshuti yanjye, ni umutima w'imbabazi uteye Imana guhaguruka. Nawe nyemerera uhaguruke mu bintu mazemo igihe byari bitumye Imana ikurakarira, byari bitumye Imana ikureba nabi, ahubwo winjinga Umwuka Wera yongera gwire muri wowe, yongera kuzuza imbaraga zibasha kwihanganira ibyakugerageje, wongera uhinduka icyaremwe gishya muri Kristo Yesu. Imana idufasha cyane. Amen. Kandi Uwiteka nanone avuganye nawe ngo niba igihe kigeze ukumva ko ibintu byose byanze kuri wowe, byaranze koko, urabizi byaranze, wowe udukurikiye byaranze, ntago bikiri kwemera, byaranze pe, byaranze, bimaze igihe byaranze, ariko nubwo byanze haracyari andi mahirwe. Imana idufasha cyane. Amen. Umutima w'imbabazi Imana ifite ngo watumye umuseke utambika umurikira abantu bicaye mu mwijima. Wowe wicaye mu mwijima w'ibyaha, ndetse wicaye mu mwijima ukugose impande zose, nawe ubwawe urabireba ukabona ko inzira zawe zaranze, ariko Imana ifite umutima w'imbabazi wo kugira ngo ikugirire neza. Emerera Imana izi kurengere, kuko Imana niza kukurengera ntabwo iri buce ku banzi bawe, nta nubwo iri buce ku bantu bose bavuze ngo nta neza wagirirwa. Ahubwo igihe Imana izanyemo ineza ku buzima bwawe, ni igihe wemeye guca bugufi, ni igihe wemeye kuyizera, ni igihe wemeye kuyihendahenda, ni igihe wemeye kumva ko uyu mutima w'imbabazi Imana izanye ku buzima bwawe, nawe udakwiriye gutakaza aya mahirwe. Imana idufasha cyane. Amen. Ngo kandi nanone dore ukuboko k'Uwiteka kwambwiye ngo mbabwire ngo dore hari abantu bamaze igihe mu isayo. Ngo iyi sayo imeze nk'uko umuntu yava kwiyuhagira ngo akongera agasubira mu isayo. Imana yambwiye ngo kandi iyo sayo ni ibyaha. Urimo urihana ku cyumweru, ukihana ku wa gatatu, ukihana ku wa gatanu, ngo warangiza ukavuga ngo noneho ubwo ngiye mu ntara, ntakiri mu mujyi wa Kigali cyangwa ntakiri mu murenge runaka utuyemo, birashoboka ko abantu batazabimenya, ariko ngomba kongera gukora bya bindi nari nararetse. Imana yambwiye ngo mbabwire inshuti zanjye, ni igihe ukwiriye kwihanira ahantu hose wicaye, ahantu hose uri ihane, kuko ntago wamenya impamvu Imana igutumye hirijwe, ntago wamenya impamvu Imana ikuntumyeho mu gihe nka kino, ntiwamenya impamvu Imana iri kuvugana nawe ngo uyu ni umutima w'imbabazi Imana igarukanye ku buzima bwa buri muntu wese. Nta nubwo wamenya impamvu uyu ari umwaka w'imbabazi ku buzima bwawe, nta nubwo wamenya impamvu iteye Imana guhaguruka
kugira ngo ibohore izi mbohe zitandukanye zifite ibintu byinshi bitumye imitima yazo yaribose. Kandi Imana yambwiye ngo uyemerera wese guca bugufi, nkundira ahantu hose uri, aho wicaye, aho uri mu kazi, cisha umutima wawe bugufiya, dufatikanye gusenga iri sengesho kugira ngo iri sengesho rize rikubohore kuko ukuboko kw'Imana kwambwiye ngo umuntu wese wemera kwihana agaca bugufiya mu mutima we, uyu munsi utumva iki kiganiro, hari impinduka z'ubuzima bwawe, hari impinduka mu muryango wawe, hari impinduka mu bana bawe, hari impinduka mu byo ukora, kuko umutima w'imbabazi w'Imana ngo niwe ugiye gutuma umuseke ugutambikira. Uyu museke utambikira umuntu warekuye ibyaha, uyu museke utambikira umuntu wese wemeye guhindura ibintu byose yari yarafashe nk'ibigirwamana imbere ye, ahubwo akemerera Imana ikaza kumubera umuyobozi mwiza. Imana idufashe cyane, mureke dufatikanye dusenga Imana, tuyihendahende kugira ngo umutima w'imbabazi w'Imana wongere uze ku buzima bwawe. Kandi uyu mwaka wo kubabarirwa, uyu mwaka wo kubohorwa, uyu mwaka w'imbohe zifunguwe, uyu mwaka w'imbohe zakiriye umunezero wa Kristo, nawe wari ufite ibikuboshe, emerera Uwiteka azabohora umutima wawe. Imana idufashe cyane. Mwami Imana yacu, Imana ikomeye, Imana nziza, Imana ishoboye ibintu byose, ndagushimiye kubera ko ari wowe wenyine gusa ubasha kwivuga mu izina bikemera, kandi ari wowe wenyine gusa ubasha gucagagura imigozi ya karande, ni wowe wenyine gusa ubohora imbohe zo mu mitima, ni wowe wenyine gusa ukingurira abari bafungiranye, ni wowe wenyine gusa utanga imbabazi n'impuhwe, ukabasha kubabarira imitima yose yari ifite ibitumye iyi mitima ikomeretse. Ni wowe wenyine gusa wamara inguma ku bantu bose bari bafite inguma zikomeretse. Nyemerera cyane iyi mitima iciye bugufi, aba bantu bawe bumvise iki kiganiro ndetse n'abazacyumva, aho bari babohewe nibabohorwe, aho byari byanze nibyemere, aho imitima yabo itari inezerewe yakire kunezerwa. Kandi uyu mwaka w'imbabazi uze ku buzima bwabo, ubababarire. Nyemerera cyane ushigikire umuntu wese wumvishe iki kiganiro ndetse n'uzacyumva, aho ubuzima bwe bwose bwari buboshe yakire kubohoka, kuko yemeye kugucira bugufi, umutima we ugacira bugufi ijambo ryawe, ndetse umuntu wese akemera kurekura ibintu byari biboshe umutima we ndetse n'intekerezo ze. Ndagushimiye Kristo, kandi ucagagure uyu mudayimoni wa nyirasafari umaze igihe agenda ku bantu, uyu mudayimoni wa nyirasafari maze igihe agenda ku basore, maze igihe agenda ku bagabo, maze igihe agenda ku bakobwa, maze igihe agenda ku bagore. Uyu mudayimoni ngo amaze igihe arimo azenguruka ku bantu bawe, abarusha, abateza gukora ingendo nyinshi zidateganijwe ndetse zidafite n'umumaro. Ariko Mwami Imana Nyiringabo, uyu mudayimoni umuti kandi topere sire enestabili fobraya nurevekire mango yasika ne ayasemene kontrere botaya wayasire jezinini yase. Turagushimiye Uwiteka kubera ko niwe wenyine gusa ujuca imbaraga zose n'imigozi ibosha ubwoko bwawe. Urakoze kuko ubahoye abana bawe, kandi urakoze ko ubashije guca izi mbaraga z'umudayimoni umaze igihe arimo agenda ku bwoko bwawe. Icyubahiro n'ikibi cyawe, umugisha umuntu wese udukurikiye n'uzadukurikira ahabwa umugisha n'Imana mu izina rya Yesu. Amen. Amen.